Banyarwandakazi bakunzi ba radiyo ishakwe inshuti zacu turabasuhuje. Iyi ni radiyo ishakwe ivugira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Paris mu Bufaransa, i Geneve mu Busuwisi, Helsinki muri Finland ni Londres mu Bwongereza. Uyu munsi dukomeje cya kiganiro twabagejejeho ubushize ku nkundura yo kwibohora kw'abirabura. Ikiganiro cya mbere twaganiriye ku gitekerezo cyo kwibohora kw'abirabura cyatangiye ryari, cyatangiwe na bande, ingorane bahuye nazo ni izihe, ibyo bagezeho ni ibihe, nibyo twabaganiriye ubuheruka. Tukaba tugira ngo noneho dukomeze dutera intambwe tugana imbere, tureba ukuntu iyo nkundura yo kwibohora kw'abirabura yakomeje kugeza muri ibi binyejana turimo kugeza ubu ngubu, mbese kugeza hafi aha ngaha. Tugende tureba ni bande babigizemo uruhare rukomeye, ni hehe bashinze ibiti, ni hehe bakoze ibikorwa ibi n'ibi abantu bashobora kwibukiraho ibyo bagerageje kugeraho, ni izihe ngorane bahuye nazo, abera n'abandi bose barwanyaga kwibohora kw'abirabura babanye gute n'abo birabura baharaniraga yuko abanyafurika nyine bakongera kubirana ukwigenga nyakwigenga, badakomeje mbese kuba ingaruzwa muheto z'abera n'abandi bose mbese biyemeje kugira abirabura ingaruzwa muheto. Aho rero turaza kuhagera uyu munsi. Muri iki kiganiro turi kumwe na Bwana Blaise Nicyoribera, yanditse igitabo ku bijyanye n'iyi nkundura yo kwibohora kw'abirabura cyangwa se ku bijyanye n'amateka y'abirabura n'ukuntu bagabweho ibitero. Turi kumwe kandi na Dr. Nkiko Nsengimana, nawe wakurikiranye cyane bino bibazo bijyanye n'inkundura yo kwibohora kw'abirabura. Kuri mikoro hari Sixbert Musangamfura. Uyu munsi rero turakomeza iki kiganiro, inkundura yo kwibohora kw'abirabura, tuvuga mu by'ukuri icyo twasobanuye ubushize cyitwa panafricanisme, yenda twaza kongera tukacyibutsa mu magambo avunaguye. Ndagira ngo Bwana Blaise Nicyoribera aze gufata nk'agace k'umunota cyongera asobanure panafricanisme icyo ari cyo, hanyuma turakomeza ayo mateka, turebe aho ayo mateka ageze muri ibi bihe bya vuba bitwegereye. Nagira ngo ntatindanye ijambo, mpereye kuri Bwana Blaise Nicyoribera, niba unyumva neza wasuhuza abatwumva, noneho tugakomeza ikiganiro. Ndakumva neza, abatwumva nabo badukurikiye ndabashuhuje, mukomere cyane. Dr. Nkiko Nsengimana, niba utwumva suhuza abatwumva. Ndabumva neza, ndakuramukije muvandimwe Musangamfura Sixbert, nawe muvandimwe Nicyoribera Blaise. Shuhuje abarwanashyaka b'ishakwe, shuhuje abakunda ishakwe, nshuje abanyarwanda bose, nshuje abakunda u Rwanda, nshuje abanyafurika muri rusange, nshuje kandi n'abakunda Afurika. Murakoze cyane rero ko mwitabiriye ubutumire muri iki kiganiro. Nagira ngo nibutse abatwumva nyine ko iyi ari radiyo ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe, bakabumva ikiganiro twise inkundura yo kwibohora kw'abirabura. Iki kikaba ari igice cya kabiri. Duhite duha ijambo Bwana Blaise Nicyoribera atubwire ibyo yaduteguriye uyu munsi. Yabanza akavuga ibyo yaduteguriye uyu munsi nko minota ibiri, yarangiza iyo minota nk'ibiri Bwana Nkiko Nsengimana akamwunganira, noneho tugatera intambwe mu kiganiro. Murakoze cyane. Uyu munsi nyine turakomeza ikiganiro twari twatangiye ubushize tuvuga kuri panafricanisme. Panafricanisme yaje ari nk'igisubizo nyine cy'abirabura bihaye ku bibazo bari bafite byo kuba ari inganzwa n'ingaruzwa muheto z'abanyamahanga.
turaza kureba rero uburyo icyo gitekerezo nyine cyo kwibohora, cyo kwiganzura abo bantu bakidupfukamiye ivi ku gakanu, uburyo icyo gitekerezo cyagiye gishyirwa mu bikorwa gahoro gahoro kugeza uyu munsi. Birumvikana ko ni intambwe nyinshi zagiye ziterwa, ntabwo tuzirebera hamwe zose uyu munsi ngo tuzirangize, wenda turarebera hamwe imwe ebyiri cyangwa eshatu, hanyuma tuzakomeze ubutaha. Ubwo mbere yo kuza kuvuga kuri ibyo bintu, ndaza no kubanza kugeza kubumvise ibiganiro by'ubushize birebana n'amateka yacu ya kera cyane. Ndabagezaho urutonde rw'ibitabo by'ingenzi bashobora kuba basoma. Murakoze. Dr. Nkiko Nsengimana. Murakoze muvandimwe. Ubushize nyine twari twakoze iri buriro y'uko kwibohora kw'abirabura. Twari twavuze yuko urebye iyo muvumo yo kwibohora yatangiye kugaragara mu 1900. 1900 si ukuvuga ko aribwo byabayeho nyine nk'uko twabivuze ubushize, kandi nk'uko umuvandimwe wacu Nicyo Ribera bivuze, ni porogaramu ndende yaturutse nyine kuva abirabura bashatse kwibohora ubucakara. Ibyo bitekerezo byose nyine naho noneho biza rwose bishyirwa hamwe. Ibyo bitekerezo abantu noneho batangira nyine ni gute abantu bakwibohora, kuko nyine mbere y'1900 hari abantu benshi bagiye bandika ibitabo, mbese ikintu cyitwa amateka cyaje kuba, kuko intwaro ikomeye yo kwibohora yo ku banyafurika. Umuntu yavuga, sinzi niba ushize twarabivuze, hari umuntu witwa Anthony Amo wanditse igitabo cyitwa Le Guinéen. Tuvuge hari nka Ulada Equiano wanditse cya Anthony Amo ni nko mu 1700 ahari. Olado Equiano ni The Interesting Narrative of the Life of Olado Equiano mu 1789. Impamvu mbivuze ni uko nagira ngo mbereke yuko ibyo bavuga ngo itangazo rikomeye ry'uburenganzira muntu ngo ryatangiranye n'Abafaransa, bivugiye icyo kugira ngo mbereke yuko ibitekerezo byo kwibohora bya mbere bikomeye kandi byanditse ku buryo buhanitse ni kubirabura byabonetse ubwo ni bwa 1789. Niho bavuga muzi ko ariho bavuga ngo hatangiye revolution y'Abafaransa. Urumva ko rero mbere nk'uwo Amo yanditse igitabo kirebana nyine no kwibohora, kirebana no kugira ngo uburenganzira bw'umuntu bw'umwirabura buboneke bureshye n'abandi. Rwose ni ikintu nagira ngo mbivugeho. Yego bituruka kure ko mu 1900 niho ntuza za mbere zo guhura, niho byatangiye 1900. Iyo bitekereje ubona ntabwo ari gusa abantu bagiye batekereza impamvu, nta matariki bagiye batekereza ubusa. Baravugaga bati tuzahura iki gihe, noneho bakareba igihe babona kuri bo kuko ari ngombwa, bati mbese gisa naho gitanga abantu batazajya bibagirwa. Murabona ko umwaka w'1900 ni ipfundo 1900 ni ipfundo, ni umubare wuzuye.
ni ikinyejana cya nyuma cy'imyaka y'ibihumbi 2000. Ubwo rero urumva yuko niho bavuze bati duhure bwa mbere kugira ngo berekane nyine yuko nabo base naho hashyira ipfundo. Hari nka kongere yabaye twize kuvuga mu 1919 nayo bagahitamo ahantu ibera bavuga bati nk'ubwo bavuga bati reka tuyikorere mu Bufaransa kubera icyo bita traité de Versailles yari imaze kuba. Noneho nabo batangiriye bavuga bati natwe turaka uburenganzira muntu. Nanone nka 1900 izo kongere uko zagiye ziba ikagenda bakavuga bati turayikorera i Londres kuko Londres niyo Ubwongereza nibwo bwari bukaze nyine bukaze mu byerekeye igikoroni. Urumva rero ko byabahaga ijambo rikomeye. Ubwo rero murabona ko icyo ibitekerezo byerekeye kwibohora kw'Abanyafurika mu kinyejana cya 19 cyose byakomeje kuzamuka, ariko cyane cyane amahirwe nuko nk'igihugu nka Haiti cyari kimaze kuba kwigenga, nubwo cyagize ibibazo, ariko nka Haiti uko yigengaga abantu benshi bayibonagamo, nubwo bayibonagamo uko abirabura bashobora kwigenga, bashobora kwibohora. Ubushize mugenzi wacu Blaise Nikiribera yababwiye ukuntu Haiti yatsinze rwose ibihugu byose Ubwongereza, Ubufaransa, Portugal na Espagne byose biteraniye bakabatsinda, kandi nta n'intwaro babahaye, ariko bo bazibafataho bakoresha n'uburyo bwinshi bashobora nyine kugira ngo bibohure. Ikindi ni uko navuga hari mbere y'1900 hari ibibazo bikomeye nko muri Etats-Unis. Muzi ko bavanyeho ubucakara bakerewe mu 1865 niba ntibeshye. Ibyo rero byajyanywe n'uko hakomeje intambara ikomeye nyine n'imikorere yo kunenga, ya discrimination, yo kujora, yo gushyira iruhande abirabura. Murumva rero byose bifite uko byabanje. Navuga yenda no muri za Brazil hari ibibazo, tuvuge muri makoloni y'Abespanyol, abirabura baho bararwanye cyane kugira ngo nyine bahashye Abespanyol. Nuko ariko uko byagenze kose ntabwo bigeze babona ubureshye n'abandi. No mu mpapuro babonye nabo bitinze mu mwaka hafi 1888 niba ntibeshye, niho byakomeje niho abirabura bo muri Brazil nabo bavuzwe ko bafashwe nk'abandi ba Brazil mu mpapuro, nubwo na n'ubu nyine iki kibazo kitigeze kirangira. Afurika rero murumva yuko yakomeje kuba ishiraniro ry'ayo mahugu yose y'Abanyaburayi, kugira ngo nyine bayivaneho ubukungu bwayo bwose. Ari nabwo bashyiragaho nyine bya bitekerezo by'uko amoko atareshya rero ntaramukanya, kandi bavuga ko amoko ari hejuru ariyo abazungu. Urumva rero ibintu barwanye nabyo
ibintu barwanye nabyo ni ibyo iki kinyejana cya 19 ari nabwo ubwo abantu batekerezaga nyine gushyiraho umuryango wo kwibohora w'abanyafurika kwiha ako gaciro nabo batangiye noneho kujya bajya hamwe nubwo bagiye ibyo bitekerezo byo kuvuga bati twishyire hamwe n'ibyo urumva hari ubushize nababwiye mu pastor witwa Krumer ari mu ba mbere bagenze hirya hino ari no mu wa mbere muri 52 wavugaga ati Afrika na Ethiopia ariko ubwo yavugaga Ethiopia yavugaga ryari izina rivuga Afrika yose ariko ati rwose ati turashaka Ethiopia yacu ni ukuva muri ocean mu nyanja y'Abahindi ukagera mu nyanja Atlantique n'ibindi haza n'abandi muri icyo gihe nanone hari witwa nawe twaramuvuze ubushize witwa Martin Delannay nawe nuko yari yaragiye cyane muri Afurika ajya no muri za Nigeria muri Liberia ndibutsa ko Liberia ari yashinzwe n'abantu bashakaga nyine yuko abirabura bagaruka bavuye mu Burayi bavuye muri Etats-Unis bagaruka muri Afurika nk'uko Sierra Leone nawe ari abantu bari muri za koloni z'Abongereza nibo baje gushinga Sierra Leone. Uwo Delannay niwe wa mbere mu bantu muri wavuze ati zana icya gitekerezo vuga ati Afurika ni y'ubwoko bw'abanyafurika, Afurika igomba kuyoborwa n'abirabura. Icyo gitekerezo muzi ko bushize twarakivuze, undi wakijyanye rwose kandi akagikomeza ni nuriya Edward Blyden waje nawe nyine aho hose nyine agaruka muri za Sierra Leone muri Nigeria nyine yerekana yuko abirabura nyine bagomba guharanira Afurika yabo kandi n'inyungu zabo. Twavuze Marcus Garvey muzi ko rwose yari akaze muri ibyo nawe shaka yuko abirabura nk'uko twavuze ubushize niwe wavuze ati abirabura bose bajye hamwe uvuga pannegroism noneho muzi ko yaje we na Dubois nawe yari akaze ariko Dubois we yabirebaga ukundi kandi Dubois yari umuntu nakwita w'umuntu w'umwintellectuel gusa utarashoboraga yarayubatse panafricanisme n'ibyo ariko hari ahantu atashoboraga kugera kubera yuko yari intellectuel hari ibintu atashoboraga gukora nyine ibyo bindi. Ubwo twabivuze nongere nsubiremo gatoya wa wundi Antenor Firmin twarabivuze ubushize, muzi ko ari mu bantu banditse igitabo rwose gishyira hasi uwitwa Arthur Gobineau wari wavuze ngo ntabwo amoko ararutana, yerekana kuva muri rwose mu mateka no mu bikorwa n'iki ukuntu ibyo bitekerezo byari amafuti. Navuga yuko icyo gihe cyose habaye abantu bandika ibintu kuri Afurika n'iki berekana nyine nk'uko twabivuze mu biganiro bindi bya mbere.
ukuntu Afurika nyine wa mugani ariyo gitereko cy'isi, yerekana ukuntu ibihugu nka bya Egypte na Ethiopia nyine byari bifite ubuhanga mu bintu byinshi, muri politiki, mu politiki, mu buhanga, mu bukungu, mu muco, mbese mu bintu byinshi. Bagenda rero bandika bavuga rero ibyo bintu byose kugira ngo mbese babishyire hamwe, noneho kongere nyine yabaye icyo gihe mu 1900 iza rero mbese isa naho ishyira ibyo bintu byose uko nabivuze, barabitereka babituraho. Niyo ya mbere, niyo kongere ya mbere. Yenda nabangarukiye aho ngaho kugira ngo munyuzuze. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nanjye kuguca mu ijambo kuko ubundi nanavuze ko buri wese afata nk'iminota 2, noneho tukaza kwinjira mu kiganiro nyirizina tumaze gusobanurira abatwumva nyine ibyo tuza kuganiraho. Ariko wahise utangira, none nagira ngo ngire utuntu nkubaza tugufi cyane, noneho duhe ijambo Bwana Blaise nicyo ribera. Hari mu byo wavuzemo abantu banditse ibitabo, harimo abandi numvise mbese batandukanye n'abo twari twavuze mu kiganiro cya mbere, muri ba bandi twavuze nyine banditse ibitabo abantu bashobora gushakamo andi makuru, nk'abantu bafite amashyushyu cyangwa se amatsiko yo kumenya byinshi cyane kuri ibi ngibi turiho tuvuga iyi nkundura yo kwibohora kw'abirabura. Hari ikindi gitabo uvuzemo cyanditswe n'umuntu witwa Gobineau. Yenda umuntu yakwibutsa icyo gitabo ni ikihe? Icyo gitabo mu by'ukuri ko numva ari nkaho abirabura bacyanditseho nabo bakakivugaho. Icyo gitabo cyavugaga iki mu ncamake, rwose incamake? Icyo ni kimwe, ni ikibazo cya mbere. Ikindi, hari ibijyanye n'izo za kongere. Hari kongere wavuze yabaye mu 1900, kongere ya mbere. Uwifuza kuba yasoma nk'amakuru ajyanye n'ibyo bintu yayakura hehe? Yenda waza kweshaka ukaza kuyatubwira mu kanya kari imbere niwongera gufata ijambo, cyangwa se ukabivuga ubu niba bifite. Izo kongere zari ziteye zite? Zatubizwaga nande? Hishyuraga nde? Ko niba ari kongere biravuga ko hari abantu bakoraga ingendo bakava imihanda yose bakagira aho bahurira. Yenda na Bwana Blaise nicyo ribera yakunganira kuri ibyo ngibyo. Ariko rero ndumva ari byiza mbese ko umuntu yagira icyo abivugaho kugira ngo abadukurikira bashobore kumenya neza ibyo bintu uko biteye. Hari n'ikindi gitekerezo rero wavuze, ni cya gatatu ubwo, aho wavuze uti Liberia na Sierra Leone ko zashinzwe, ibyo bihugu byashinzwe muri iyo nkundura yo gushakisha ukuntu abirabura bakwibohora, ukuntu abirabura basubirana uruvugiro. Hakaba harimo n'abantu bavugaga bati dusubire iwacu. Aho naho numvaga wagira ikindi kintu wakongeraho kugira ngo turusheho kuhasobanukirwa neza, cyangwa se na Blaise nicyo ribera akakunganira. Dr. Nkiko Nsengimana. Urakoze cyane. Ndavuga bikeya kugira ngo ibyo bindi ndasubiza kuri ibyo bitoya uvuze, kugira ngo mugenzi wacu nicyo ribera asubize ku bindi. Ikintu navuga ni uko ibitabo nicyo ribera yatanze rwose ku muntu ushaka kumva mouvement panafricanisme ni ibitabo bikuru. Hari ibindi bitabo ni byinshi cyane biri kuri panafricanisme. Umuntu ashobora gutanga mbese kuri buri gace ushobora kubona abantu bagiye babandikaho, ariko ibintu mbese uko yabitanze ubushize nicyo ribera mbona ibyo bitabo bihagije, umuntu atatakara mu bindi, ahubwo kuko n'ibyo bitabo bizagenda bimushyira kuri ibyo bindi, kuko abantu habaye inyandiko nyinshi cyane kuri panafricanisme, kuko niyo yari intwaro bakoreshaga, kuko niyo bari bafite yonyine. Nta kindi kintu, nta leta bari bafite bashyigikiye,
nta ngabo ntaki ibintu byabo byose byari mu mutwe ndumva rero ibyo ari uko nabisubiza wambajije icyerekeye uwanditse Gobineau umuntu witwa Arthur Gobineau niwe wanditse nabyo ndumva twarigeze kubivuga mu kiganiro twigeze gukora kera ni umuntu wanditse igitabo cyitwa Essai sur l'inégalité des races humaines yandika nyine igitabo cyerekana nyine nta kindi we yagira ngo yerekane yuko abazungu bo bari imbere mu bintu byose ko ubundi aberabura ahubwo n'ubuntu bwabo ari bukeya atanabyemera nyine niho rero Artenor Firmin twavuze we yanditse igitabo amusubiza gisenya cyitwa de l'égalité des races humaines anthropologie positive donc uko ubwoko amoko yose areshya ko ntaho bihuriye n'uruhu abantu bose barareshya ntaho bihuriye n'uruhu n'ibyo nicyo kintu nagira ngo ngusubizeho ikindi wavuze nagusubizaho vuba ibi bya Liberia na Sierra Leone bya Liberia na Sierra Leone ni muvume ebyiri uko bireba nibyo nk'uko ushize twabivuze habaye umuvumo yo kugira ngo abirabura bashaka gusubira muri Afurika bavuye muri Etats-Unis baje bajya muri Liberia n'abavuye mu makoloni ya Grande Bretagne baze muri Sierra Leone iyo muvumo yarabaye ariko hari n'abandi bari bayishyigikiye badakunda abirabura bavuga bati ntibagende bajye iyo ngiyo bazagwiyo noneho batangira noneho gukora gahunda nyine noneho gahunda ya discrimination yo kuronda abirabura ni double mouvement ni mouvement ebyiri hari ababonaga yuko ari uko biri ko abantu basubira muri Afurika bakajya gufunda Afurika ikomeye nyine byaravugaga nka ba Marcus Garvey bavugaga bati ntabwo ariko hagomba gusubira muri Afurika umuntu wabuze uburyo abafite uburyo nibo bazi nibo bagomba kujya ariko hari n'abandi bazungu bo kuri bwo byabaga kuko surtout cyane cyane hari amaze kuvuga ngo ubucakara buvuyeho bavuga bati bagiye nibagende nuko rero ibyo bihugu ko ari bibiri biturutse muri Etats-Unis na Grande Bretagne n'Ubwongereza byagiye bibereka murabona ko kuva kera Ubwongereza na Etats-Unis murabona kuva icyo gihe cyose n'abantu politiki z'abiteka zagiye bagiye bahuza politiki y'amahanga ku bintu byinshi cyangwa ahubwo kuri byose nibyo navuga kugira ngo ibindi mugenzi wacu nicyo ribera abisubize murakoze urakoze cyane Dr Nkiko Nsengimana nagira ngo bwana Blaise nicyo ribera ukomeze wuzuze Dr Nkiko Nsengimana kandi unakomereze aho wavuze uza gukomereza ariko kubera ko nzi ko wabikozeho n'ubushakashatsi ndagira ngo araho ngira ngo mpite nkubaza ka mbere cyane cyane ubwo ngarutse kuri ibi bya Liberia na Sierra Leone buriya ni ukuvuga yuko abatuye biriya bihugu nta mico y'imizi miremire nk'iyo tubona mu bihugu abantu batuye hamwe imyaka n'imyaniko kuri usanga abantu bafite umuco ukaba bavuga uti umuco w'abanyarwanda dore uko uteye umuco w'abanaba dore uko uteye ni ukuvuga ko nka Liberia na Sierra Leone abantu bahatuye
ari abantu mu by'ukuri baturutse imihanda yose badafite byinshi cyane bibahuje uretse uruhu rwabo no kuba benshi muri bo barabaye bakomoka mu bucakara. Nuko bimeze Bwana Blaise nicyo ribera. Urakoze cyane. Mu by'ukuri banze mvuge ko ukuntu bageze muri biriya bihugu nk'uko nkiko yabivuze, harimo ukuntu kubiri. Nuko ku ruhande rumwe hari abirabura koko bari barambiwe agasuzuguro, ubucakara, ibiki byose, barotaga gusubira iwabo kuva kera. Ku rundi ruhande ubucakara burarangiye, abazungu nta kintu ntibakibakeneye, nta kintu bakibamarishije, kandi nyine kubera rasizme nyine irondakoko ntabwo n'ubundi babakunze, n'ubundi barifuza kubikiza bakabasubiza iwabo. Ubwo ibyo bintu bibiri rero byarahuriranye, bituma nyine koko abirabura bari biteguye n'ubundi barutaga gusubira iwabo, babazana. Habayeho za fondation zishyize hamwe zitwa ngo ni philanthrope, mais mu by'ukuri ntabwo en fait umuntu yagombye kuzita fondation negrophobe, kubera ko ntabwo babazanaga kubera ko babakunze, babazanaga kubera ko batabashaka iwabo. Gusa bigahurirana ko n'ubundi nabo birabura nabo bari barambiwe ako gasuzuguro n'iki, bashaka kwigarukira iwabo, noneho bakemera bakaza. Ubwo rero byatangiriye kubirabura bari mu Bwongereza. Abenshi bari muri Sierra Leone ntabwo ari abavuye mu birwa, n'abari ku butaka bw'Ubwongereza, babanje kuzana ari benshi, hanyuma no mu birwa hagenda havamo bake bake. Ubwo rero Amerika nayo iboneraho nyine aho barangije guca ubucakara, nayo iboneraho gushyiraho icyo kintu cyo kuvuga ngo abirabura bifuza gusubira muri Afurika reka tubasubizeyo. Nubwo rero baje bava imihanda yabo, ntabwo abanyafurika ntabwo bigeze bata ubunyafurika bwabo. Nubwo baje baturika imihanda yose, baraje barongera bubaka imbaga nshya, ariko yisanga muri Afurika, yisanga mu banyafurika. Ntabwo mu gace kitwa ubu Sierra Leone no mu gace kitwa ubu Liberia, ntabwo bwari ubutayu, hari hasanzwe harimo abantu bahatuye. Kugeza ejo bundi muri za 90 wasangaga amazina y'abaperezida bose n'abaminisitiri bose wumva ari amazina nyine y'abavamahanga, y'Abongereza cyangwa abanyamerika. Ariko mbese bwo abantu ba elite, ariko abandi bose baje nabo bakagwa mu baturage nk'abandi bose, barongeye baba abanyafurika, bafata imico y'abanyafurika. Nuvuga ngo ubu ntabwo ushobora gufata umunyaliberia ngo umutandukanye n'undi munyafurika uwo ari we wese. Ntushobora kujya muri Liberia cyangwa muri Sierra Leone ngo ubone ko utari mu gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika. Ubwo rero reka nyine dukomereze aho twateganyaga guhera, nyine dukomeza kuvuga uko kiriya gitekerezo nyine cyo kwibohora burundu cyagiye gishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro. Ariko mbere yo kugera aho ngaho, ndagira ngo kubakurikiye ibiganiro by'ubushize twavugagamo amateka ya kera ya Afurika, ku bari bifuje ibitabo bashobora gusoma, nagira ngo mbahe urutonde rwa bimwe mu bitabo. Murumva ibitabo ni byinshi cyane, twavuze amateka akaba hagati y'imyaka 6,000 kugeza uyu munsi.
urumva ni amateka maremare cyane n'ibitabo ni byinshi cyane rero ariko ubwo bahitiyemo ibitabo nsanga by'ingenzi. Ndumva rwose abafite amatsiko bahera cyane cyane ku bitabo bya Cheikh Anta Diop. Icya mbere kikaba ari Nation Nègre et Culture. Icya kabiri kikaba ari Civilisation ou Barbarie. Ibyo ndumva ari byo baheraho, hanyuma bagakurikizaho ibitabo bya Théophile Obenga. Théophile Obenga umuntu yavuga ko ari nk'intumwa disciple ya Cheikh Anta Diop. Hari igitabo cy'ingenzi rwose cyitwa La philosophie africaine de la période pharaonique de 2280 kugeza muri 330 avant notre ère. Icyo ni kimwe mu bitabo yanditse, ariko yanditse n'ibindi byinshi kuri ayo mateka. Ibyiza ni uko bashakisha izina rye muri Google ku buryo ibitabo bye byose babisoma. Hari n'icyitwa l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie nacyo yanditse, ariko hari birenga 10 yanditse kuri aya mateka. Ndumva rwose babishaka bakabisoma. Bashobora no gushakisha l'histoire générale de l'Afrique. Iyo ni ibitabo bigizwe n'imizingo 12 byanditswe byanditswe na UNESCO. Ibyo bitabo ndumva ari ngombwa kubisoma. Ni ukuvuga ngo UNESCO yahisemo abantu b'abahinga nyine mu mateka, barimo nyine na Cheikh Anta Diop, barimo bariya twajyaga twumva ba Kizerbo, ba Bakake n'abandi benshi, bandika ku mateka ya Afurika kuva mu ntangiriro kugeza n'uyu munsi. Ndetse hari na version mu Giswahili. Donc uwashaka ku version y'igifaransa yayibona, n'uwashaka version mu Giswahili yayibona. Ibyo bitabo utabasha kubigura yasanga version numérique kuri ntuza kuri site ya UNESCO. Hejuru y'ibyo rero hari ibindi byinshi rwose abafite umwanya bashobora gushakisha. Hari nk'igitabo cyiza cyane rwose cyumvikanisha uburyo Afurika yasenywe kugeza uyu munsi. Igitabo cyanditswe na Chancellor Williams, yise The Destruction of Black Civilization, Great Issues of Race from 4500 BC to 4000 BC. Hari icyitwa African Glory, The Story of Vanished Negro Civilization, cyanditswe na De Graft Johnson. Hanyuma hari l'Égypte des pharaons cya Adolphe Herman, Le Nil et la civilisation égyptienne de Alex Moret, La civilisation de l'Égypte ancienne de François Domas, L'Orient ancien cya Jean Capart, hari Histoire de l'Égypte ancienne cya Arthur Wegal, hari Chronique de Guinée de Gomez et Yanes de Zurara, hari Stolen Legacy cya George James, hari Njinga Reine d'Angola cya Kavazi de Montechoculo menyariki no mu espagnol sinza gusoma l'espagnol. Hari La férocité blanche de Amelia Uribe, hari ibitabo bya Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Al-Masudi. Ibn Battuta ndumva yaranditse la description de l'Afrique.
Ibn Khaldun ndumva yaranditse les prolegomènes. Al-Masudi ndumva yaranditse les prairies d'or. Muri ibyo bitabo byose bavugamo Afurika cyane, nuko bayibonye, n'ukuntu yari ikize cyane, ukuntu nk'abami bo muri za Mali n'imbwa zabo ngo zabaga zifite iminyururu ikoze muri zahabu gusa, inkingi bazirikagaho amafarasi yabo zikoze muri zahabu. Urumva ni ibintu bitari byoroshye, kandi n'ejo bundi ntabwo ari kera, n'ejo bundi rwose mu kinyejana cya 11 cya 12. Hari igitabo cya Tidiane Ndiaye, hari igitabo cya Petrarque. Igitabo cya Tidiane Ndiaye ni kitwa Le génocide dévoilé. Petrarque ndumva yaranditse igitabo yise Afrika, ndumva bazasangamo nk'intambara nka ntambara za ntuza za wa mu generali Hannibal wagiye watsinze ariko akigwira mu matako y'abagore. Nuko ndumva muri makeya ibyo ari byo bitabo naba mbese ndangiye bifuza gusoma aya mateka yacu. Akandi kantu nagira ngo mvuge, nagira ngo nisegure kuba twumvise mu kiganiro cy'ubushize, kuko ndumva rero cyangwa ejo bundi hari ukuntu nacyumvise nsanga hari ahantu nakoze mu ikosa, aho navuze ko ari umwami Narmer wirukanye aba Hyksos. Naribeshye, nibyo koko Narmer yirukanye abanyamahanga, arongera ateranya nyine Misiri zombi. Niwe wahanze notion ya panafricanisme nk'uko nabisobanuye mu byo bise Tameri Sematawi. Ariko abo banyamahanga nubwo nabo bari asiatique, icyo gihe bari batarafata izina rya Hyksos. Icyo gihe babitaga les peuples de la mer, kuko bazaga nyine bapfupfunutse mu nyanza bagatera Egypte. Ari nabo nyine iyo babarwanyaga bahungiraga nyine mu butayu nk'uko twabivuze, ari bo baje kuvamo aba Tuareg n'abandi. Les Hyksos rero bo n'abejo bundi nabo byabaye ngombwa kubirukana. Bo bateye bigaruriye agace k'amajyaruguru nyine ka Misiri ahagana mu 1700 mbere ya Yezu. Ako gace bakigarurira hafi imyaka 200-250. Aho naho hagombye igitero cyo kujya kubirukana, bakaba ari bo birukanwe n'umusirikare ukomeye cyane uzwi cyane muri icyo gihe witwaga Ahmose. Naho ngaho nashaka gukosora. Ubwo ngubwo abatwumvise ubushize bambabarire kandi bashyire ku gihe ibyo nari navuze ubushize. nicyo ribe wavuze mu bitabo Nkrumah wamuvuze cya gitabo yanditse l'Afrique doit s'unir. Oya, Nkrumah nari namuvuze mu rutonde rw'ubishize ku birebana n'ibitabo bya panafricanisme. Okay, d'accord. Ntabwo nari kubisubiramo hari. Nuko merci. Nuko rero ubwo nyine tugaruke kuri panafricanisme yacu. Donc twibutsa ko panafricanisme harya twabyise ngo iki mu Kinyarwanda, inkundura yo kwibohora kw'abirabura.
nibyo. ni inkundura yo kwibohora kw'abirabura. Ubwo rero nyine iyo nkundura twibutse ko nyine ari igisubizo nyine nyuma y'ibinyejana n'ibinyejana bitagira ingano, abirabura batsikamiwe, abirabura bagurishwa hirya no hino, bahigwa nk'inyamaswa bakajya kubagurisha. Ni igisubizo nyine, nicyo gisubizo bari bihaye cyo kugira ngo babashe kwigobotora umwanzi. Igisubizo giteye gute? Igisubizo cyo kwishyira hamwe. Icyo gihe cyose abirabura bari baratatanye, ku buryo n'abakoraga resistance twabonye ko wasangaga ari nk'umuntu umwe ugira gutya akareba ukuntu aresista, akareba ukuntu atabara bagenzi be, ariko nta bushobozi bwari buhari, nta buryo bwari buhari bwo kuba abantu bakwisunganya, kubera ko nyine babaga bagenzurirwa hafi cyane n'abashebuja. Ariko rero uko imyaka ihita indi igataha, niko nyine nabo ibyo byose bagendaga bunguka inama, bunguka ubwenge, kugeza kuri kiriya gihe abo muri Saint-Domingue ari yaje guhinduka Haiti, baje kwigobotora ubucakara. Nuko twabonye ko na nkiko yabisubiyemo, twabonye ko nk'abacakara nta ntwaro bari bafite, nta washoboraga kuzibagurisha, nta n'icyo bari kuzigura kuko nta mafaranga bari bafite. Ariko urumva bagiye inama. Rwose ndashaka kongera guhamagarira abantu kwiga amateka ya Haiti, kuko ni amateka y'abirabura bose, kandi turacyakeneye uyu munsi kugira ngo twumve ko kuko ashobora kudufasha mu ntambara turimo. Nubwo hari bumva ko tutari mu ntambara, nyamara turi mu ntambara, twarabivuze kenshi kandi twarabyerekanye. Rwose ndagira ngo ndarikire abatwumva gushaka uburyo nibura rimwe mu cyumweru bafata amasaha 2 bagasoma ku mateka ya Haiti, kandi hari udutabo 2 nabarangiye bashobora gushakisha bakaba bayasoma. Icya mbere ni Black Jacobins, icya kabiri ni L'armée indigène, la défaite de Napoléon, niba nibuka neza. Ibyo bitabo rwose ni ibitabo by'ingenzi mu kumva amateka ya Haiti, intambara ya Haiti. Kugeza ubwo rero nyine barwanya inkundura, bakigobotora, bakigenga. Birumvikana ibyo bintu ntabwo byashimishije abazungu, niyo mpamvu bakomeje gukora ku buryo bwose bushoboka kugira ngo bababuze amahoro, bababuze. Ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi Haiti iracyishyura ubwo butwari bwabo yagize. N'uyu munsi iracyabyishyura rwose. Niyo mpamvu bakoze ku buryo bayiheza mu bukene, mu butindi. Muzi ko Amerika yigeze no kuyitera ikayikoloniza. Ibyo byose mbese ari ukugira ngo ari ubushake bw'abazungu bwo kwerekana ngo nta mwirabura ushobora kwigenga ngo agire icyo ageraho umuzungu atamuri inyuma. Nuko rero ubwo kwibohora kwa Haiti twabonye ko kwatumye abandi birabura hirya no hino babibonye cyangwa babyumvise, byabahaye nabo akanyabugabo, bibaha ibitekerezo bishya. Kandi kubera ko ubwo Haiti yari yigenze,
yanabashije kohereza intumwa hirya no hino, yabashije kurera abanyabwenge, bandika ibitabo, barabikwirakwiza hirya no hino, baratembera hirya no hino, bahura n'abandi birabura, kandi mu ntego y'abanya-Haiti kwari ukubohora n'abandi birabura aho bari hose. Ibyo nabyo byari mu ntego zabo. Niyo mpamvu rero n'umunya-Haiti aho yabaga ariho hose, mbese iyo nkuru nziza yo kubohora abandi birabura yarayamamazaga. Nuko hagana mu mwaka w'1900 bariya bahayisiye babiri twavuze, Antenor Firmin yitwa ndera, uriya wari umusirikare ufite izina ry'igisa n'igitaliyani, harya ninde ko rirancitse, kandishakishe. Antenor Sylvain nande na mugenzi we, bon niriza ndabwo ntacyo ni Benito se, Benito, voilà. Antenor Benito na Antenor Firmin na Sylvain Benito, muri uko gutembera kwabo baje guhura na Sylvestre Williams, bahurira muri Etats-Unis. Ubwo birumvikana ko nyine nk'abantu intellectuel bagiranye ibiganiro byinshi cyane. Birumvikana ko ibiganiro byabo byarebanaga nyine n'ibyo bihe byari birimo. Ubucakara bwari bumaze kurangira, ariko urumva abenshi muri bo bari bakiri muri generation yabaye abacakara. Muri Etats-Unis aho bari hari hashize imyaka mike cyane nka 40 nka 50 ubucakara burangiye, ariko hari bya bindi bya lynchage, aho umwirabura aho yahuraga n'abazungu bahitaga bamumanika. Abantu bazi bakunda jazz, sinzi niba mwarumvise indirimbo ya Manyeri Fitzgerald yitwa Strange Fruits. Arawayumvise muri mwe? Strange Fruits ivuga ntabwo nyizi. Strange Fruits ni indirimbo mu Gifaransa nyine ni Fruits étranges, ivuga amateka yabo birabura wasangaga. Ni ukuvuga ngo warabyukaga mu gitondo ugasanga igiti ku musozi kimanitseho nk'abirabura 50, nk'imbuto nyine zikinaganaho. Ibyo bintu rero byari biriho muri Etats-Unis. Murazi ko byakomeje kugeza ejo bundi rwose muri za 60 byari byarabaye umuco n'akarande. Aho ngaho muri Etats-Unis Williams yaje no kuhahurira. Mbere yo kuza muri Etats-Unis, Williams yari yarigeze guhura n'umuhungu hari umwami wo muri Asentewa, niko abami baho babitaga, wo muri Ghana, wari waraciriwe muri za Trinidad nk'uko Musinga bamuciriye hariya za Boma, n'abana be bose n'umuryango we wose. Aza rero kuhahurira n'umwe mu bahungu be, baraganira, ndetse ubwo mbese amusensibiliza ku kibazo cy'ubukoloni, ukumva ntabwo yari abizi.
mu by'ukuri nubwo abirabura bari bafite iyo souvenir y'aho bavuye, ko bavuye muri Afurika, ntabwo bari bazi birimo kuba muri Afurika. Ubwo rero Williams, umuhungu w'uwo mwami wari waraciriwe muri za Trinidad bahuriye, amusensibiliza nyine kuri icyo kibazo cy'ukuntu bimeze muri Afurika, ukuntu abakoloni bitwara. Urumva nk'uwo se bari baramuciye kubera ko atashatse kwemera ko nyine baza kumukoloniza. Kubera izo mpamvu baramufata baramuca. Urumva rero ibyo bintu, urumva ko ni ibintu byababaje, ni bimwe mu bintu byaje kuinfluensa, kugira ingaruka ku mitekerereze ya Williams. Ubwo ageze muri Etats-Unis rero, aho yahuriye nabo ba Benito, ndetse ahahurira na ba Dubois, ahahurira hari umuntu tutavuze nyamara nawe wagize uruhare runini cyane muri mouvement panafricain, n'uwitwa Booker T. Washington, wari warashinze ikigo bitaga Tuskegee, quelque chose comme ça. Ni ikigo mbese yari yarashinze kugira ngo yigishe abirabura imyuga, kugira ngo babashe kwirwanaho, babashe kubona akazi hirya no hino. Abo bantu bose rero yaje guhura nabo, ubwo mbese nibo baje gukomeza kuganira, bagahura kenshi, bakaganira ku bibazo by'abirabura aho muri Amerika, mu bihugu byabo baturukamo, ariko cyane cyane no muri Afurika, aho abakurambere babo bakomoka. Ubwo rero niho igitekerezo cyo muri uko guhura nabo nibwo yaje kugira igitekerezo cyo gushyiraho ishyirahamwe yise Association Africaine. Nyuma ya kongere yakoresheje, nako ya conference yakoresheje muri 1900, ya Association Africaine ahindura izina ayita Association Panafricaine. Ubwo rero ni muri iyo mibonano havuyemo icyo gitekerezo cyo gushinga iryo shyirahamwe, n'igitekerezo cyo gukoresha conference. Mbese inshingano ya mbere na mbere y'iyo conference kuri we yari yo guhuza abirabura, yari kugira ngo abirabura bo hirya no hino bahure, bamenyane, bagirane, bashyikirane, noneho banigire hamwe ingamba zo kwibohora nyine, kugira ngo bivane mu bibazo bari barimo. Murumva ko context byabayemo yatewe nyine n'iyo mibonano n'abo bantu yagiye ahura nabo, basanga ntibahuje ibara gusa, banahuje ibibazo. Aho baturuka hose bafite ibibazo bimwe, uko finalement abirabura, umwirabura aho ava akagera, aho aturuka hose ahuje amateka, ahuje ibibazo n'undi mwirabura. Niba rero bahuje amateka, bakaba bahuje ibibazo, ni ukuvuga ko byanze bikunze bagomba kuba bafite n'inzira imwe y'ibisubizo bagomba guha ibyo bibazo. Nuko rero ubwo ngubwo nyine iyo ni muri urwo rwego iyo conference nyine yo muri 1900 yabaye, muri za ntego yari ifite, harimo n'indi mbese
yo kumvikanisha ko abirabura bagomba kureba uburyo baharanira uburenganzira bwabo, uburenganzira busanzwe bwa buri munsi, cyane cyane uburenganzira ku mutekano. Urumva ni igihe abirabura bari bafitemo ibibazo byinshi cyane by'umutekano. Urumva aho muri Amerika bakorerwaga ibyo bintu bya renshaje mu bukoroni, iki kiboko cyararishaga. Niyo mpamvu rero n'ikibazo cy'umutekano wo ku mubiri cyari ku murongo w'ibyirwa muri iyo nama. Hanyuma bakaba bagomba no guharanira kugira ubuzima bwiza. Iyo nama rero yaje kuvamo imyanzuro ku buryo bashinze Benito, ndakeka niwe bashinze kwigeza ku mwami wa Ethiopia Selassie. Ubwo rero Benito yarabikoze ndetse ashishikariza rwose ibihugu bitatu by'abirabura byigengaga icyo gihe, ni ukuvuga Ethiopia, Haiti na Liberia, abishishikariza kwishyira hamwe, mbese nko atari kwishyira hamwe gutya wenda byo gushinga ikintu cy'ishyirahamwe bihuriyeho, kwishyira hamwe byo gukora mbese nk'ikintu cya leta imwe. We nicyo yashakaga, tuvuga kwishyira hamwe rwose mu buryo bwa politiki, kugira ngo bibashe guhangana nk'uko yabivugaga mu magambo ye na politiki y'abazungu yariho, yari igamije gutsemba abirabura. Ubwo ntaguciye mu ijambo, ubwo turi mu ihe myaka bwana Blaise nicyo ribera? Turi muri 900 rwose, 901, 902 na 3, intuza conference nyine yo muri 900 irangiye, imaze kuba irangiye. Ubwo ngubwo rero banakoze, ndumva yaranakoze icyo yise adresse aux nations du monde. Kuva ko hari discours bakoze rwose irebana n'ibihugu byo ku isi birimo nyine birumvikana ko ni discours yarebanaga cyane cyane n'ibihugu nyine by'ibikoroni, mu by'ukuri abasaba kurekeraho politike yabo yo gukandamiza abirabura, yo kubakorera urugomo, yo mbese kubasubiza uburenganzira bwabo, ibintu nk'ibyo. Iyo conference rero yarangiye hateganyijwe ko hazaba indi conference muri 1902 yagombaga kubera muri Haiti, hanyuma indi muri 1904 ikabera muri Etats-Unis, ariko ntabwo zaje kuba kubera ko haje kuba ibintu buriya
Dubois ni umuntu nubwo yakoze ibintu byinshi bikomeye, yakoreye panafricanisme, ariko ni umuntu mbese wakundaga ni umuntu wagiraga ishyari, yagiriraga abandi ishyari. Numva ngo ibintu atarayoboye, atabereye ku isonga, yakoraga ku buryo bizamba, urumva, kandi akanakoreshwa cyane ariko ni ibintu yakoreraga ubushake. Ni ukuvuga ngo nubwo yakoreshwaga cyane na za serivisi, ni umuntu wari suffisamment intellectuellement washoboraga kwanga ibintu, ariko nawe yabibonagamo, yarabyemeraga akabibonamo inyungu z'uko mbese ni umuntu utarashaka ko hari undi umuntu umenyekana. Yari nka Kagame uretse ko we nta maraso yamenaga y'abantu, ariko ni umuntu uramuye cyane kandi yari umuntu ufite ibitekerezo bikomeye. Yari afite ibitekerezo bikomeye, ariko nyine ntabwo ibintu mbese ikintu atayoboraga ntabwo byamushimishaga ko hari abandi bagaragara ngo bajye imbere. Nuko rero ziriya conference zindi zari ziteganyijwe en fait zaje gupfuba, cyane cyane ko hagati aho ngaho Sylvester Williams, Antenor Firmin na Ntuza na Benito baje kwitaba Imana, urumva. Ubwo mbese cya kintu cya Elan cyari kiriho gisa naho habaho nko gucika intege, n'abantu benshi bari babiri inyuma, kubera ko bari baramaze kubona ko Dubois ari umuntu udashobotse. Hari benshi baravugaga rwose veritoma ko yego afite ibitekerezo byiza, ariko nta murideri umurimo, ku buryo baje gusa naho bacitse intege. Ahangaha nkaboneraho gusubiza ikibazo wari wajije inkiko yibagiwe gusubiza ku birebana ni bande bafinansaga izo za activité nizo za conference. Ni abirabura ubwabo, ni amashyirahamwe y'abirabura, hari n'abantu ku giti cyabo, cyane cyane hari abagore babiri bari bakize cyane, sinyibuka amazina ariko naza ndayababwira, bitangagamo amafaranga menshi. Nk'abo bagore ba Antenor na ba Sylvestre bamaze gupfa, baje kwifata, ntago bavuye muri mouvement, ariko baje kwifata. Bo baravugaga bati rwose Dubois nta murideri umurimo, ni umuntu wikunda cyane, negoyiste niko bavugaga, ntabyo ashoboye, ntabwo twajya gupfusha amafaranga yacu gusa. Ariko naho byongeye kuroprona, buri gihe cyose n'abirabura ubwabo bafinansaga izo za activité zabo, nta financement z'abanyamahanga bigeze babona, bigeze bahabwa. Ubwo rero mbese byabaye nk'aho ayo manama aho nyine ba Sylvestre bitabiye Imana zabaye nk'aho bisinziriye, cyane cyane ko nyine ababiteraga inkunga batari nta kizere bari bafitiye cyane uriya Dubois. Ariko ntabwo nuvuga ko abantu ntabwo mbese bavuze bati reka tubireke birangiriraho. Oya, niyo mpamvu byaje kongera ibitekerezo byarakomeje, abantu ku giti cyabo bakomeje guhura, kuganira, habaho za correspondance, abantu bakandikirana,
ibintu nk'ibyo noneho ubwo ngubwo muri za 1911 biza kongera kuruprona biza kongera gusubira ubwo nibwo mbese Du Bois yaje kubona ingufu mbese arongera ibintu abifata mu mirya ye asubukura ya manama yari yarasubitswe we rero ibye yabyise Congrès panafricain. Ibyo ni na bimwe mu byo abantu mbese bakunze no ntabwo abantu nagumvije impamvu yaje akabihindura inyito baheraho nyine banavuga ko n'ubundi ari umuntu wikunda ko n'ubundi ibya Sylvestre Williams atarabishyigikiye ibintu nk'ibyo ko mu by'ukuri nta mpamvu yo guhindura amazina kandi ari ibintu bimwe ugiye gukora ubundi yagombaga gukomeza muri continuité bigakomeza bikaba za conference we rero yabyise Congrès panafricain ndetse aza rwose we afite n'umushinga umushinga wo mushya niba nabyita gutyo wo gushyiraho leta muri Afrique centrale ibwo irimo na Congo nyine kugira ngo none abirabura ubwo nawe nawe mbese yari muri iyo muvuma ya Back to Africa mu mitekerereze ye nawe icyo gitekerezo cyari kimurimo ubwo rero igitekerezo cye kikaba cyari kuvuga ngo reka bashinge leta muri Afrique centrale none abashaka gutaha batahe bagiye gukoramo umushinga we kwari yari nk'uwa Garvey en fait umva ngo bagenda bashingemo inganda ibintu nk'ibyo gusa aho atandukaniye na Garvey nuko we ari ku kibazo cy'uruhare rw'abazungu ari ambigu ntabwo afite ahantu ahagarariye hagaragara neza hagati aho ngaho muzi ko hari haranabaye iriya ntambara ya mbere y'isi yose muzi ko yari yarambuye abadage abakoloni koloni zabo Dubois nabo bafatanyije basabaga ko kolonizambo abadage zihabwa zigenerwa abirabura bataha bashaka gusubira muri Afrika ndetse rwose ni n'igitekerezo yandikiye perezida wa Etats-Unis w'icyo gihe Woodson ndakeka niba niko yitwaga Woodson cyangwa Wilson akimugezaho ariko mu by'ukuri mbese umuperezida amwereka ko agishyigikiye ariko ari ibintu byo kumureresa kugeza en fait zira kongere ya kabiri ye yo muri za 20 na kangahe iterana bari bamaze gukura y'amaso babona ko nta izo koloni z'abadage batakizibonye cyane cyane ko nyine ibihugu byatsinze intambara byari byaramaje kuzigabanya byaranamaje no kuzishoramo amamari iriya kongere ya mbere nyine ya Williams yararwanyijwe cyane n'abongereza nako n'abanyamerika n'abafaransa ntabwo mbese bakekaga ko
ko abakomunisiti babiri inyuma, abakomunisiti bo mu Burusiya, urumva ko byari ibintu grave. Ku buryo rero mu kubaho yabayeho mu by'ukuri, yabayeho Hamana, ariko iza kuba rwose. Uravuga kongere ya ryari? Yo muri 19. Okay. Yo muri 19 yaje kubaho Hamana, ariko Abafaransa n'Abanyamerika barayirwanyije cyane. Iza kubaho muri resolution bayifashemo rero bashakaga ko ibihugu by'ibikoloni bishyira mu mategeko yabyo, bishyiraho amategeko mbese yubahiriza uburenganzira bw'Abanyafurika mu nzego zose, haba muri ekonomi, nuvuga ko Abanyafurika bagomba kugira accès kuri propriété, bakajya mu nzego z'ubutegetsi. Mbese urumva bakaga mu buryo buziguye, bakaga nk'ikintu cyo kurangiza ibintu bya colonisation, kandi ariyo igitangira. Byumvikana ko ntabwo bari kubona kameme, ntabwo bari kubona igisubizo satisfaisant kuri ibyo basabaga, kandi bene kubikora ariyo bakibitangira. Icyo nakongeraho kuri kongere yo muri 19 nuko kirangira, Dubois yasize ashinga ishyirahamwe rishya nawe yise Association Panafricaine, kandi hariho rya rindi Ntuza Williams yari yarashinze muri ya conference ya mbere yo muri 1900 ikirangira. Aha niho byerekana ukuntu mbese ari umuntu wakundaga kwishyira imbere cyane. Anashinga n'ikinyamakuru yari yise Black Review, ku buryo ariko ntabwo umenya kitaratinze cyane, ariko cyari giteganyijwe kuba cyakwandikwa mu Cyesipanyol, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Cyesipanyol no mu Portugal. Niko nicyo ribe utari wajyaho kure. Nagira ngo dusa naho tugaruka inyuma kuri iyo nama yo muri 1919. Hari ahantu wavuze ko Wilson, perezida wa Etats-Unis, kuko inama yabereye i Paris, niho bakoraga nyine uzukani naho babereye ya traité ya Versailles. Nicyo gihe bayihitiyemo, bahagiye kubera kugira ngo bagire publicité ihagije, bibere aho ngaho barimo gusa nyine barimo kugabana uko amahoro azagenda, baka Ubudage ibihugu byabo n'ibiki, noneho bo bayikorera aho ngaho, bayikorera inama aho ngaho. Hari ahantu wavuze ko Wilson nyine we yashakaga rwose ibintu byo kwigenga, ko yarabishyigikiye ariko akabona batamukurikiye. Nagira ngo abantu navuze ko Ntuza Dubois yaramwandikiye amwakana audience kugira ngo amugeze icyo gitekerezo. Byarabaye, ariko muri conference muri iyo kongere yabaye, ubundi abantu bavuga ko ngo Wilson we kuko nawe yari afite inyungu, Etats-Unis yari zifite inyungu yuko uko nyine ibihugu by'ubukoloni byinshi biva nyine ku Burayi,
nk'uko byaje kuba nyine muri 45 muri za resolution zabo ku bintu byerekeye ukwigenga muri resolution mu byemezo bahafashemo nyine bavugaga ngo byihuta koko wabonaga baka yuko ngo abaturage abirabura bagira uruhare rwo kujya muri guverinoma ngo vuba na vuba uko bazaba bahugurwa uko guhugurwa kako bishoboye ubona basa n'abasubiye inyuma rwose aho ngaho koko tujye tubivuga nabyo ari naho wavugaga ko hari n'igitekerezo kindi nyine bamugana cy'abantu cyane cyane biri ku Bafaransa n'iki batari bashyigikiye hari abantu babigendagaho inyuma yenda tuzabireba nyuma muri iriya kongere yo muri 21 icyo kintu koko nticyagaragaye ngo bahamye kandi bari bahuye na Wilson ngo bahamye yuko bashaka kwigenga icyo kintu donc bavuze ko bashaka ko babareka ngo bakajya muri leta ngo bamaze guhugurwa bihagije donc aho nagira ngo rwose kuko tuhavuge aho hari ahantu bigaragara yuko hari agomba kuba batarumvikanaga bose ikintu cya independence no kwigenga no kwiyobora ntabwo byashyigikiwe cyane ikintu cyashyigikiwe cyane yenda twavuga ibintu byo kuvuga bavuga ngo ibiboko biveho n'akazi ko n'uburetwa mbese nk'uko no mu Rwanda yabaye nyuma muri za 50 na kangahe na 7 n'umunani bashyiraga imbere ibyo ngibyo nibyo byagiye imbere nibyo bashyize imbere ibyo kuntu abantu bagira uburenganzira bwo kwiga no kuvuga ururimi rwabo nibyo byashyizwe imbere no kwiga ko babona akazi n'iki ntabwo hashyizwe imbere rwose kuko ibintu byo kwigenga ahangaha ku kibazo cyo kwigenga mu by'ukuri twisanga imbere ya opposition iri hagati y'abangorofone n'abafrancofone abafrancofone nibyo rwose nibo biyopoje kubera ko nyine abafrancofone bari babegamiye nyine ku Bufaransa nibo babaga manipule n'abafaransa nibo bashyize icyo kintu imbere ngo bakeneye kubanza kuba eduke gutozwa ibintu nk'ibyo urumva mu by'ukuri abangorofone bo buri gihe bafataga ibyemezo ibyifuzo byabo byagendaga biganisha rwose kuva mu bukoroni urumva abafrancofone bo bakensista ngo nibabugumemo niho hari niho icyo kibazo cyavutse mu by'ukuri ni hagati abakoroni b'abafrancofone n'abakoroni b'abangorofone urumva noneho ku buryo rero abo bategetsi bo hejuru muri ayo manama babaga barimo bo ni ukuvuga ngo nk'abafaransa baravuga bati bon ok twebwe dore twebwe ibyo abakoroni bacu batubwira baratubwira ko bakidukeneye ntabwo biteguye urumva noneho rero ubwo bikaba bloke nyine niyo mpamvu nta cyemezo kigaragara cyafatiwe muri ayo makonferanse de la paix yabereye i Paris muri uriya mwaka nyine w'1919 kugira ngo gushyigikira nanone uribuka yuko umwaka imbere niho ba Marcus Garvey bari bakoze rya tangazo rikomeye nyine ry'ubwigenge ry'uburenganzira bw'abirabura ku isi yari yabereye yabereye New York
yaratangijwe nyine mbere y'intambara, kuko nyuma haje kuba intambara. Iyo muvuma ya Winia nk'uko twayivuze ubushize muri Kingston muri Jamaica muri 14 rwose, kuko iyo ureba rwose nuzi yo yitwaga Déclaration des droits des peuples nègres du monde, nyine Marcus Garvey niwe wari wayanditse. Nyuma uribuka ko muri 21 baje no kumutora kuba perezida w'agateganyo wa Afurika. Ibyo bibazo rwose byo kwigenga, bavuga bati ntabwo twumva ukuntu Uburayi bugenda bukigabanya Afurika, abanyagihugu bitaga ngo les indigènes bagakomeza gufatwa nyine nk'abacakara. Ari abantu ubona rwose kuko bashaka yuko haba rwose kwigenga guhagije kugira ngo umwirabura abone abone uburenganzira bwe bwose nk'umuntu nk'abandi. Ko uzi ko rero bavuze bati mbese bati abantu bose barangana n'ibiki, bavuga yuko bafite uburenganzira bwo kugira ngo nabo babone inkiko, ubucamanza. Mbese uko na Afurika ubwayo nk'uko bavuga, uzi ko igihe bavuga ngo Uburayi ku banyaburayi, Aziya ku banyaziya, na Afurika ku banyafurika, nuko tubishaka. Bavuga ko n'uburenganzira bw'umwirabura muri iyo declaration harimo ibyo bintu bikomeye, barimo kuvuga bati ubusambo bw'abanyaburayi turabuhaze n'ibindi bakaza droit zihagije nyinshi. Ariko muri iyo kongere yakurikiye ubona yarasubiye inyuma rwose kuri ibyo kubera ibyo umaze kuvuga, yuko hari yatangiye kwerekana yuko hari cyane cyane ku bantu babogamiye ku Bufaransa, ko barimo kubuza rwose, babonaga yuko abirabura kuko badashobora kwigenga ngo batari kumwe n'Ubufaransa. Icyo kintu kirazadukurikirana kugeza na n'ubu. nagira ngo mbashimire rero Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera. Nagira ngo tugane ku musozo tumenyesha abatwumva ko tuzakora igice cya gatatu kikazakorwa muri iyi minsi ya vuba, ariko iki kiganiro twakoze uyu munsi, igice cya kabiri cy'inkundura yo kwibohora kw'abirabura, nagira ngo tugane ku musozo wacyo. Ndagira ngo rero mpijambo Bwana Blaise Nicyoribera asoza umunota umwe, hanyuma yunganirwe na Dr. Nkiko Nsengimana asoza nawe umunota umwe, dusoza ikiganiro. Murakoze. Donc iyi kongere yo muri 19 rero yarangiye, twabonye ko yarangiye Du Bois ashyiraho ishyirahamwe rishya, ashinga ikinyamakuru Black Review, ndetse anashyiraho sekretariya yagombaga gutegura kongere yagombaga gukurikiraho muri 1921. Ubwo niyo tuzareba ubutaha. Iyo sekretariya kubera ko yagombaga kubera i Paris, iyo sekretariya rero yashinzwe Blaise Diagne, wari umudepite wa Senegal i Paris. Uwo mugabo tuzareba rero uburyo ibintu rwose yabizambije, birumvikana abitumwe n'Ubufaransa nyine yarahagarariye. Ndumva nasoreza aho ngaho. Murakoze. Dr. Nkiko Nsengimana.
murakoze cyane, ndumva ntacyo narenzaho ku byo avuze, tuzakomereza aho ngaho. Koko tugeze nitubishobora wa mugani nyine hagati y'iyo myaka y'igihumbi 1945 aho twavuga yuko ari ahantu nyine hagiye kuza ibyo bitekerezo byinshi n'iki. Noneho tuzagire nitubishobora tuzatangira kuri kongere ya Manchester yo 1945 yerekana rwose impinduka noneho mu mibonere, gushaka kurema ku buryo bugaragara n'icyo bibazo twahoze tuvuga byerekeye ukwigenga kwa Afurika ko aho ngaho byahamijwe. Nta kindi nagira ngo nongereho gusubije ijambo mu bandi. Ndagira ngo rero nshimire bwana Dr. Nkiko Nsengimana na bwana Blaise Nicyoribera kuri iki kiganiro, igice cya kabiri cy'inkundura y'ukwibohora kw'abirabura, ku kiganiro cyiza bakoze, ku bitekerezo bikomeye batanze berekana amateka y'iyo nkundura. Ndumva twari tugeze mu 1990 ingahe, tukaba tuzakomeza nk'uko Dr. Nkiko Nsengimana yarabivuze, duhereye muri kiriya gice cya za kongere zabereye Manchester, abirabura bagerageza nyine kwegeranya ibitekerezo kugira ngo ukwibohora kwabo kuve mu nzozi kujye mu bikorwa. Tuzanareba n'inzitizi abantu bahuye nazo, tunarebe niba ibyo bitekerezo uko byagiye biba uruhererekane, niba byaragezeho bikazima ubu ngubu, niba bigihari, niba hari abagifite yafumba y'urumuri yerekana icyo cyerekezo, cyangwa se niba hari abagiharanira ko umwirabura yakwibohora. Ibyo tuzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha. Mwese rero abaduteze amatwi, ikiganiro cyacu kigarukiye aha ngaha. Tuboneyeho kandi kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Ndibutsa ko muri iki kiganiro inkundura yo kwibohora ko birabura mwari kumwe na bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana na Sixbert Musangamfura muri studio za radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Iki kikaba cyari igice cya kabiri. Tubasezeho rero, tuzakomeza ubutaha. Muramuka.